Tekereza injangwe ishobora kwijugunya hejuru ikagera ku buhagarike bwa metero 3 aho mu kirere igasama inyoni iguruka ku muvuduko wayo wose ikayohanukana ku butaka. Iyi nyamaswa yo mu bwoko bw'injangwe ifite amaguru maremare ku buryo wagira ngo bayiteyeho inyunganirangingo. Amatwi yayo ashinze afite ubushobozi bwo gukusanya amajwi ari ku buso buyizengurutse nk'ahantu hangana n'ikibuga cy'umupira. Kera Abanyarwanda bakundaga kwita abana babo amazina ashingiye ku nyamaswa. Amwe muri ayo akaba ari nka Sekimondo, Kamondo, Mukakamondo, Kimondo n'ayandi. None se imondo wari uyizi? Iyi mu Cyongereza yitwa Cervo. Izina rya siyanse rikaba Lepteiurus severus. Ikaba imwe mu nyamaswa nziza kandi zidapfa guhusha intego mu muhigo. Ifite uruhu rw'ibara risa na zahabu ritatseho utudomo tunini n'imirongo y'umukara ku buryo ubona binogeye ijisho. Ariko kuba ari nziza ntibituma yiyicarira gusa. Ni impigi ikomeye idahusha intego. Ikaze kuri Inyamaswa TV, aho tukugezaho inyamaswa zitangaje zo hirya no hino ku isi. Uyu munsi turamenya byinshi ku mondo, inyamaswa bamwe bitiranya n'ingwe. Iyi ni kabuhariwe mu gutaruka igana hejuru. Ndakwizeza ko iyi video iri bugere ku musozo wasobanukiwe neza impamvu iyi nyamaswa yo mu bwoko bw'injangwe y'ubunini buringaniye ikwiye guhangwa amaso. Digadi, iyi ni Inyamaswa TV. Inyamaswa TV. Inyamaswa TV. Twagiye. Ngwino dutangirire iyi nkuru ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 9 2020 mu mudugudu wa Gakera mu kagari ka Rango, umurenge wa Mukura mu karere ka Huye. Igihe umwana wo mu rugo rumwe rwo muri ako gace yabyukaga kare mu gitondo, yageze hanze arebye mu bitafari byari birunze mu mbuga, abona hihishemo inyamaswa atabashije kumenya neza iyo ari yo. Gusa yaketse ko ari ingwe. Yasubiye mu nzu anyonyomba, amenyesha ababyeyi be ibyo abonye hanze, maze bose bahita bikingiranira mu nzu kandi batangira kuvugana bongorerana kugira ngo badasakuza bakayikanga ikavaho irya abahisi cyangwa abagenzi, dore ko bari batuye ku muhanda. Byageze ku isaha ya saa 7 z'amanywa, uwo muryango ukikingiraniye mu nzu, iyo nyamaswa nayo ikihishe muri ya matafari. Ubwoba bwinshi ku mpande zombi. Inzego z'umutekano nazo zaje kuhagera. Hagati aho ibitangazamakuru bitandukanye byari byatangiye gutangaza iyo nkuru, ariko haburamo amakuru y'ingenzi. Urugero, inkuru yasohotse mu kinyamakuru gikorera kuri murandasi cyitwa Kigali Today yari yahawe umutwe ugira uti: Huye, inyamaswa bakeka ko ari ingwe yahejeje abantu 7 mu nzu. Bakekaga ko ari ingwe. Nyuma yaho inzego zishinzwe umutekano zarashe iyo nyamaswa, maze ababisobanukiwe bavuga ko basanze mu by'ukuri atari ingwe cyangwa igitarangwe. Iyo nyamaswa bishe yari imondo. None se byari ngombwa ko ubuzima buhagarara mu kagari kubera imondo? Nta bundi buryo se bwari gukoreshwa kugira ngo bakize ubuzima bw'abaturage mu kagari ka Rango bitabaye ngombwa ko imondo ipfa? Komeza ukurikire kugeza ku musozo. None se wowe wigeze ubona imondo n'amaso yawe? Tubwire muri comment section. Ushobora kuba warayibonye muri zoo cyangwa mu gasozi. Nanone ushobora kuba warayibonye mu mavideo. Uko byaba byaragenze kose, iki cyegeranyo kiragufasha kumenya byinshi utaruzi ku mondo. Imondo ibarirwa mu muryango umwe n'injangwe. Uwo muryango ukaba witwa Felidae. Ibi rero bituma imondo iba ifite bimwe mu biranga injangwe izi zo mu rugo, ikagira byinshi ihuriraho n'intare, ndetse hakaba hari imyitwarire yayo ubona ko imeze nk'iyigisamagwe. Izina ryo rya siyanse Lepteiurus severus rikomoka mu rurimi rw'Ikigiriki, rikaba ryerekeza ku kuba ifite akarizo kagufi ugereranyije n'izindi nyamaswa zo mu bwoko bw'injangwe zo mu gasozi. Imondo ni inyamaswa ifite igihagararo cyiza. Uvuye ku ntugu zayo ugana hasi ireshya na santimetero hagati ya 54 na 66. Ni ukuvuga ko ari nk'imbwa itari nini, ariko nanone ikaba atari ntoya.
Umubiri wayo ugira uburebure bwa santimetero 67 kugera ku 100, ukongeraho umurizo ureshya na santimetero ziri hagati ya 24 na 45. Imondo nkuru ishobora gupima ibiro biri hagati y'8 na 18. Ingabo zikaba arizo ziba ari nini kurusha ingore. Kugira ngo mbyumve neza, imondo mu buremere ntiruta injangwe cyane, ariko ku bijyanye n'uburebure bikubye injangwe inshuro ebyiri. Mbese ni nkaho twavuga ko imondo ari injangwe bakweduye bayijyana ejuru. Reka noneho tuyegeye maze tugende twitegereza bimwe mu bice byayo bifite umwihariko. Duhereye ku maguru. Mu nyamaswa zo mu bwoko bw'injangwe, imondo niyo ifite amaguru maremare ugereranyije n'ingano yayo. Aya maguru maremare bidasanzwe afite akamaro gakomeye cyane. Ayifasha kurebera hejuru y'ibyatsi birebire no kwijugunya nk'isimbuka urukiramende nk'uko turi bubibone mu kanya. Ikindi kintu kidasanzwe ku mondo ni amatwi yayo. Aya matwi nayo arahagaze cyane, ariko icyo wamenya ni uko atari umurato. Iyi ni intwaro y'ingenzi imondo yitwaza, kuko ishobora kuyahindukiza ikayatunga mu byerekezo byose, kandi buri gutwi kukareba mu cyerekezo cyako kutitaye ku kundi. Ibi bituma imondo ibasha gukurura utujwi twose niyo kaba ari agasimba kinyeganyereje gatoya cyangwa kagenda komboka gake gake. Buri gutwi gutereye hejuru hasumba ahandi hose ku mutwe w'imondo, ku buryo nayo yiyongera ku burebure bwayo, maze imondo ikarushaho kuba inyamaswa ishinguye. Mureke noneho twitegereze uruhu rwayo. Amabara y'ubwoya bwayo meza ayifasha kwiyoberanya, ikisanisha n'ahantu iri. Ifite ibara ry'umuhondo usa na zahabu ritatseho utudomo tunini tw'umukara, ndetse ikagira n'imirongo y'umukara imanutse ku ijosi no ku mugongo. Ahagana ku nda bifite ibara rikeye ndetse rwose ry'umweru. Uburyo aya mabara ashushanyije bifasha imondo kwisanisha n'amabara y'imirasire y'izuba yivangavanga n'ibicucucucu n'ibyatsi byumye imusozi no mu bishanga. Aha tugeze muze duhindukize imondo maze twitegereze agatwe kayo gatoya kandi gateye ku ijosi rirerire, ariko kakaba gateyeho amaso abiri manini afatanyiriza hamwe mu kugenzura ikirere kugira ngo ishobore gufata imyanzuro yihuse mu gihe isimbukira umuhigo cyangwa iwuhanura byihuse. Umurizo nawo mureke tuwugarukeho. Ugereranyije n'izindi njangwe, imondo niyo ifite umurizo mugufi. Urangwa no kuba uzengurukijeho uturongo tw'umukara twegeranye nk'impeta, ndetse n'isonga ryayo rikaba umukara. Kuba ari mugufi bituma utayibangamira mu gusimbuka yerekeza hejuru mu buhagarike. Bigaragara ko waremwe utyo kubera iyo mpamvu nyine. Twamaze kuvuga ku mabara y'imondo atuma isa cyane n'ingwe cyangwa igitarangwe. Nyamara hari ubwo uzasanga imondo ifite ibara ry'umukara hose, nubwo bibaho gake cyane muri Afurika y'Iburasirazuba. Hari nubwo imondo ishobora kuba umweru hose, ibi byo bikaba biba gake cyane kurushaho. Ibi biterwa n'ikibazo kiba cyabaye mu misemburo igena ibara ry'inyamaswa. Ni nk'uko umuntu aba nyamweru cyangwa nyamwema kandi ubundi ari umwirabura. Naho ubundi ibara ry'imondo idafite ikindi kibazo ni iri ry'umuhondo wa zahabu utatse amabara y'umukara. None se niho dushobora gusanga izi njangwe z'agatangaza. Mu kanya twari tubikomojeho, ariko reka tubigarukeho. Imondo ziba hafi ya hose muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara bitewe n'ahari imiterere izorohereza ubuzima. Uzazisanga muri Afurika y'Iburasirazuba mu bihugu bya Kenya, Tanzania, Uganda, tutaretse mu Rwanda no mu Burundi. Aha niho dusanga imondo zifite ubuzima bwiza. Muri Afurika y'Amajyepfo naho zirahaba mu bihugu bya Afurika y'Epfo, Botswana, Zimbabwe, Namibia n'ibindi. Muri Afurika yo hagati imondo ziba mu bice bimwe bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no muri Central Africa. Ubushakashatsi mu mateka bugaragaza ko imondo zigeze no kuba mu majyaruguru ya Afurika mu bihugu bya Maroc na Algeria, ariko zikaza kwacika mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20 kubera gutakaza ubuturo bwazo n'ubuhigi. None se imondo zikunda kuba ahantu hameze gute? Mu gihe izindi njangwe usanga zize kwirwanaho zikaba ahantu hatandukanye, imondo yo
ikenera ahantu hujuje ibisabwa runaka, bitahabonetse ntihabe, ikahava ikajya gushaka ahandi. Ibyo bisabwa ni ibi bikurikira. Icya mbere, hagomba kuba hegereye amazi kandi hari ibyatsi birebire. Ubwo ni mu bishanga, mu bifunzo no hafi y'inzuzi n'imigezi. Ibi biyorohereza guhiga no kwihisha. Icya kabiri, nanone ahantu hari imikenke kandi harambuye, hari ibiti bifatanye n'ibihuru, naho imondo irahakunda, cyane cyane iyo ari hafi y'amazi y'ibiyaga cyangwa imigezi. Ahandi hantu ushobora gusanga imondo ni ahantu hari ubutumburuke bwigiye hejuru, nko kuri metero zigera ku 3,000 mu misozi yo muri Afurika y'Uburasirazuba ibitwikiriwe n'ibyatsi bitohagiye. Niba wakurikiye neza, wumvise ko amazi ari ikintu cy'ingenzi kigomba kuboneka hafi aho. Ni gake uzabona imondo ituye mu gace kumagaye cyangwa mu ishyamba. Ahari amazi haba hari ubuzima, ahari ibinyabuzima haba hari ibiryo. Ziba zikeneye kuba hafi y'amazi umwaka wose, zigakenera ibyatsi birebire bireshya na santimetero hagati ya 30 n'100 byo kwihishamo no guhigiramo, kandi hakaba hari udukoko dutoya two kurya cyane cyane nk'imbeba. Ikindi kandi, imondo ikenera ahantu hari ibiti bitatanye n'imigina ishobora guhagararaho ikitegereza impande n'impande. Mu Giswahili imondo bayita mondo, ari nayo mpamvu uzasanga uduce twinshi muri Tanzania twitwa mondo, nko muri Kahama, Mwanza, Chemba na Kishapu. Uduce twitwa mondo kandi tudusanga mu burasirazuba bwa Kongo, nko muri Rucuru. Mu Kigande bayita emondo. Mu kirimi cyo muri Afurika y'Epfo cyitwa Afrikaans, imondo yitwa Tieboscat. Tugenekereje mu Kinyarwanda bikaba byasobanura ngo inturo yo mu rubingo. Kuba imondo idapfa kuba ahantu hose ibonye biyongerera ibyago, kuko itabasha guhangana n'imihindagurikire y'igihe. Ibishanga byinshi bikomeje gutunganywa ku nyungu z'ubuhinzi, ahari ibyatsi bitoshye hagahindurwa inzuri z'amatungo, bigatuma umubare w'imondo urushaho kugabanyuka kuko zabuze aho ziba cyangwa ahandi zerekeza. Mureke noneho twongere twitse ku kintu gikomeye cyane imondo irusha izindi nyamaswa zose, ari nayo mpamvu ari imwe mu zo mwebwe abakunzi ba Inyamaswa TV mwadusabye kuvugaho. Ngaho niba kugeza aha video ikigushimishije, kanda like maze uyihe amahirwe yo kugera no ku bandi dusangiye urukundo rw'inyamaswa. Ikintu kirenze ku mondo ni ubuhanga bwayo bwo guhiga. Amahirwe yayo yo gufata umuhigo aba ari ku kigero cya 50%. Aha ni mu gihe intare iri hagati ya 20 na 25%. Inshuro zibasha kubigeraho zigafata umuhigo zigabyeho igitero, imondo ni inshuro zigera kuri 50 mu nshuro 100. Umuryango w'injangwe, imondo ni imwe mu zifite igipimo cyo hejuru mu bijyanye no guhamya intego. Ni izihe tekinike ikoresha zituma yesa imihigo kuri icyo gipimo cyose? Dore uko ibikurikiranya mu buryo kubikurikiza amaso ubona biryoshye kandi biteye ubwoba. Imondo irabanza ikagenzura, igendagenda mu byatsi birebire, umutwe yawuzamuye, ari nako ihindukiza amatwi yayo maremare mu byerekezo bitandukanye kugira ngo yumve agakomye kose. Ishobora kumva ifuku iri mu mwobo cyangwa imbeba isereganya mu byatsi ku ntera ya metero 30. Iyo imaze kumva aho umuhigo uherereye, hakurikiraho kuwubikira. Ibanza guhagarara hamwe itanyeganyega, imeze nk'ikibumbano kitavaho kiri. Imitsi yireze bya hatari, amatwi atunze imbere, umutwe wikanyaze. Ibigira ngo yumve aho ikintu kiri neza neza nta kwibeshya, ku buryo ishobora kumara iminota myinshi iri muri iyo pozisiyo itabuja. Iyo imaze kwizera ko ifite amakuru atariho ivumbi y'aho umuhigo uherereye nyirizina, ikoresheje amatwi, nibwo igitangaza kiba kigiye gukorwa. Imondo iritunatuna, igaca bugufi mo gakeya, ubundi ikijugunya nk'igisasu rutura kivuye mu mbunda. Ishobora kuzamuka ikagera kuri metero 3 mu buhagarike, kandi ikaba yakinaga muri metero 3.6 z'umurambararo, yinaze rimwe risa.
ni nk'uko umuntu yasimbuka akarenga inzu y'itaje igeretse rimwe. Iyo igeze mu kirere irongera ikamanuka igwira umuhigo, ikawubanza ijanja ryayo ry'imbere ku buryo ihita ipfa cyangwa ikazahara ku buryo utabasha kurenga aho ngaho. Iyo umuhigo udapfuye ku ikubitiro irongera igasa n'iwurekura ikigira imbere maze ikongera ikawusimbukira igakubita ikabisubiramo inshuro zose zikenewe kugeza uwunogeje. Iyo imondo imaze gukubita umuhigo ikawunoza ihita iwuruma ku gakanu cyangwa ku mutwe ubundi ikawuhwanya. Imikaka yayo ityaye cyane yishinga mu bice by'ingenzi bigize inyamaswa nta guhusha. Ni izihe nyamaswa imondo ikunda gusimbukira mu muhigo? Ifunguro ryayo ry'ibanze ku kigero cya 90% rikubiyemo ingugunyi ntoya cyane cyane imbeba. Mu mwaka umwe imondo ishobora kurya imbeba 4,000. Irindi funguro riyinyura cyane ni inyoni. Hakubiyemo inyoni zarika ku butaka, imishwi y'ubwoko bunini bw'inyoni ndetse hakaba n'ubwo isimbukira utunyoni ikadusamira mu kirere rwagati turi kuguruka. Ibyo byose ni ibintu imondo ishobora cyane. Imondo kandi ntitangwa ku bikururanda, hakubiyemo inzoka z'ubumara ukongeraho n'utunyamasyo. Ibikeri n'imitubu nabyo ni ibiribwa binurira cyane mu kanwa k'imondo, cyane cyane bikaba akarusho iyo bigeze mu gihe cy'isarura aho biba byarumbutse. Imondo kandi irizihirwa iyo ibonye udukoko tunini tw'inigwahabiri nk'inzige, ibihore n'ibivumvuri kuko ari isoko y'intungamubiri nyinshi iba ikeneye ngo igubwe neza. Imondo iyo ibashije kubona amafi nayo ntayicika kuko ibasha kuyaroba ikayakura mu migezi migufi no ku nkombe ikoresheje amajanja yayo yihuta kubi. Bonereho no kukubwira ko imondo izi koga cyane. Kugeza aha uri kumva ko imondo ihiga utunyamaswa duto duto, ariko hari n'igihe ihiga izisumbuyeho, urugero nk'inkwavu, isha zikiri ntoya cyangwa isatura zitarakura. Ishobora no guhiga inkoko mu ngo. Umubiri w'imondo wubatse ku buryo buyishoboza guhiga neza nk'uko ibikora nyine. Amaguru yayo maremare ayifasha gusimbuka no kureba ibintu ibyitegeye. Amatwi manini ashobora gukurura amajwi aturuka ku nyamaswa zinyeganyije n'iyo haba ari mu mwobo. Ishobora kumva amajwi ari kuri frequency zigera kuri kilohertz 45. Aha ni mu gihe wowe nanjye tutarenza kilohertz 20. Bivuze ko imondo idukubye akagira kabiri mu kumva. Ahantu umuntu ashobora kumva hacecetse byuzuye, imondo ishobora kumva hari urusaku rukabije. Imondo ishobora guhigira ahantu hareshya na kilometero 3 kugera kuri 4 mu ijoro rimwe. Hamwe na bwa bushobozi bwayo bwo guhamya intego ku kigero cya 50%, ibasha kurya udusimba hagati y'10 na 20 mu ijoro rimwe gusa. Dukurikijeho kuvuga ku myitwarire y'imondo. Kimwe na nyinshi mu nyamaswa zo mu bwoko bw'injangwe, imondo ibaho ukwayo ari imwe. Agace ikoreramo kaba kangana na kilometero kare 3 kugeza ku 10. Ariko iyo ako gace katarimo ibyo kurya bihagije, ishobora no kuba ku buso bwa kilometero kare 30. Ingabo nizo zikunda gufata ifasi nini kurusha ingore. Ariko nanone ifasi y'ingabo iba ishobora kugira aho ihurira n'iy'ingore nyinshi. Kugira ngo imondo igaragaze imbibi z'agace ikoreramo, ikoresha uburyo bwo kugenda inyara ku biti, ku byatsi no ku bitare, kugira ngo indi mondo niyumva impumuro itari iyayo imenye ko bigiye kurenga umupaka. Nanone igenda ishwaratuza inzara ku buryo isiga ibimenyetso bigaragara ku biti no ku migina. Ikindi ikora ni ukwituma ahantu h'ingenzi ku buryo biba ikimenyetso ntakuka. Nubwo tuvuze ko imondo ihiga yonyine, ntibisobanuye ko idashobora guhura n'iyindi. Ingore yarinze ikenera guhura n'ingabo kugira ngo ibangurire, ibyo bikaba bikunze kubaho rimwe mu mwaka bitewe n'ubwinshi bw'ibyo kurya biboneka muri ako gace. Nanone ingore zimarana igihe kitari gito na nyina ndetse na nyuma yo gucuka. Turabigarukaho.
Imondo ntizikunda kurwana hagati yazo imwe yirukana iyindi mu gace kayo, ahubwo iyo imwe ibonye indi cyangwa ikumva yayirengereye iyisatira, igihe ijwi ivuga indi nayo yabyumva ikigendera ikajya ahandi kure mu mahoro hatabayeho guhangana kweruye. Ndetse iyo muri ako gace hari ibyo kurya bihagije, imondo zirenze imwe zishobora kwemera kuhasangira nubwo zidafatanya guhiga. Ku bijyanye no gushyikirana, imondo zigira amajwi 18 atandukanye zikoresha. Ibi akaba atari uko bimeze kuri nyinshi mu nyamaswa zo mu bwoko bw'injangwe. Imondo zishobora kunyahuza mu kajwi ko hejuru iyo ingore zishyikirana n'utwana twazo. Zishobora guhirita iyo zishimye cyangwa zahuje urugwiro. Iyo zikanze cyangwa zisagaruwe zirahuma ku rwego rwo gutanga umuburo n'ayandi n'ayandi. Nanone zishyikirana zikoresheje ibimenyetso by'umubiri, uko ihagarara, uko igira amatwi, uko izunguza umurizo, byose bishobora gufasha imondo kugeza ubutumwa runaka ku yindi. None se umunsi w'imondo uba umeze ute? Iyo bigeze mu rukerera, ni ukuvuga mu gitondo cya kare, nibwo iba iri guhiga cyane. Mbere ya saa sita na nyuma ya saa sita, imondo iba yihishe mu byatsi birebire ahari imbingo cyangwa imikenke yegeranye cyangwa umwobo watawe n'izindi nyamaswa, urugero nk'inyaga. Iyo bigeze ku mugoroba, imondo irabyuka ikazenguruka mu bwatsi bwayo igenda ishyiraho bya bimenyetso biranga imbibi kandi ikisukura. Iyo bimaze kwira neza, itangira guhiga igenda ishyiramo uturuhuko. Irahiga, ikarya, igafata akaruhuko, hashira akanya ikongera igahiga, gutyo gutyo. Iyo ibonye bwenda gucya, irongera igakazamo mu guhiga utwanyuma mbere y'uko yongera ikajya mu muheno aho yizeye umutuzo itegereje ko bwongera kwira. Uko niko umunsi w'imondo uba upanze inshuro nyinshi, nubwo bishobora guhinduka gaho gakeya. Imondo zororoka zite? Reka nabyo tubivugeho. Imondo y'ingore ishobora kubyara buri mwaka. Iyo mu gace zirimo hari ibyo kurya byinshi, ishobora kubyara inshuro zirenze imwe. Imondo ihaka iminsi hagati ya 65 na 75, ikabyara utwana kuva kuri kamwe kugeza kuri 5. Ariko inshuro nyinshi ibyara 2 cyangwa 3. Buri kana kaba gafite amagarama hagati ya 200 na 250. Zivukira he? Ni mu myobo iba yaratawe n'inyaga, mu bihuru by'inzitane cyangwa se munsi y'ibiti binini byahirimye. Akana k'imondo kanyura mu byiciro bitandukanye kugira ngo kavemo imondo nkuru izi guhiga by'agatangaza. Mu byumweru 2 bibanza, kaba gafite amaso afunze ku buryo kaba gakeneye ko nyina igafasha muri buri kimwe. Kaba gafite uruhu rwijimye, amabara ataratambuka neza. Amaso atangira gufunguka gake gake guhera ku munsi wa 9, ku buryo iminsi 14 ishira kareba neza. Iyo kamaze ukwezi kumwe, gatangira kurya inyama kahigiwe na nyina, ari nako gakomeza konka. Nyuma y'amezi 2, utumondo dutangira gukurikira nyina mu muhigo, ariko ntitugere kure kandi tukajya twitegereza uko ibintu bikorwa gusa ko tudahiga. Hagati y'amezi 3 n'4 dutangira kwitoza guhiga, dusimbukira utuntu dutoya nk'ibivumvuri n'ibihore. Iyo amezi 6 ashize, imondo ziba zigeze igihe cyo gucutswa, noneho zigatangira gufatanya na nyina guhiga bya nyabyo. Ku mezi 8 kugeza ku 10, buri mondo iba ishobora guhiga yonyine, nyamara n'ubundi zikagumana na nyina. Nyuma y'amezi 12, ingabo ziratatana zikajya kwishakira ifasi yazo. Hagati y'amezi 18 na 28, nibwo imondo z'igitsina gore zitangira kwigenga 100%, buri yose gashaka agace kayo ihigiramo, ariko nanone ako gace kakaba kari hafi y'agace ka nyina. Imondo y'ingore iba yifitemo umuco wa kibyeyi mwinshi cyane. Muri ayo mezi imara irera utwana twayo, igenda twimura kenshi tuvana mu bwihisho bumwe tujyana mu bundi, kugira ngo hatagira indi nyamaswa y'impigi tuvumbura ikaba yatugirira nabi.
itwerekera uko guhiga bikorwa yihanganye cyane, ikajya itureka tukitoreza ku dusimba duto, udufite intege nkeya n'utwakomeretse. Impondo ziraramba kubera ko ubusanzwe zibaho imyaka iri hagati y'10 na 12 iyo ziri mu gasozi. Zaba ziri ahantu abantu bazorora neza, zikaba zarenza n'imyaka 20. Impondo izwiho kuba yararambye kurusha izindi, yamaze imyaka 23. Ubu noneho tugiye kuvuga ku bijyanye n'ubwenge hamwe n'ubushobozi bwo kwirwanaho ku mpondo. Impondo ni inyamaswa zizi ubwenge bwinshi uzigereranyije n'izindi njangwe ingenzi zazo, yewe hakubiyemo na ziriya nini. Mureke dusuzume ukuntu ubwonko bw'impondo bukora. Zibasha kwibuka ahantu zabonye ibyo kurya bihagije, zikajya zihagaruka kenshi. No mu gihe cy'izuba ryinshi ritera amapfa rigakamya amasoko y'amazi, impondo zishobora kuzirikana ahantu hacyasigaye amasoko y'amazi. Nanone impondo ntoya ziba zifite ubushobozi bwo kwiga vuba no gufata mu mutwe, zigahita zimenya tekinike nshyashya zo guhiga binyuze mu kwitegereza no kwitoza. Iyo igerageje uburyo runaka bukanga, ibikuramo isomo maze nyuma yaho ikongera ikabisuramo, ariko noneho yagize icyo ikosora kugeza byemeye. Nubwo impondo zihiga ahantu hari ibyatsi birebire, iyo bibaye ngombwa ko igera ahantu hari imiterere itandukanye, iba yiteguye kugira icyo ikora cyangwa icyo ihindura kugira ngo ikunde ifate umuhigo. Nanone ishobora guhindura tekinike ikoresha mu guhiga inyoni, igakoresha izindi kugira ngo ibashe gufata imbeba. Iyo impondo iba mu gace gatuwe n'abantu, ishobora kwirinda guhiga mu masaha runaka cyangwa ahantu runaka, bigaragara ko ibanza kugenzura kandi igahuza n'imimerere. Ikindi ni uko impondo ari inyamaswa ikunda gukina cyane, ndetse n'impondo nkuru usanga zikina kubera impamvu zitandukanye zikurikira: gukora imyitozo kugira ngo zikomeze kumera neza mu mubiri, kwitoza guhiga, kumererwa neza mu mutwe no gushimishanya mu gihe cyo kubangurirana. Impondo zikiri ntoya nizo ahanini zikunda gukina. Zirahirikana, zigasunikana ibintu bitandukanye, zikurira ibiti kandi zigasimbagurika. Ibi byose bizitegurira kutazahusha umuhigo ku gipimo cyo hejuru. Ubwenge bw'impondo kandi bugaragarira mu bushobozi bwayo bwo kwifashisha ibikoresho no kwadukana udushya. Nubwo tutavuga ko ubwenge bwazo ari bwinshi ku kigero kimwe n'inguge, ariko nazo ziragerageza, nko kuba zizi ko zigomba kwisonga umugina cyangwa ingiga y'igiti kugira ngo zigihagarareho maze zibashe kwitegereza ahantu hitaruye. Kuba ibasha guhuza imihigire yayo n'imyitwarire y'umuhigo ihiga cyangwa ahantu ihigira, kumenya kuroba amafi, ikamenya ko uko igomba gukubita amazi bitandukanye no ku butaka, byose bigaragaza ubwenge. Noneho reka turebe imibanire y'impondo n'andi moko y'inyamaswa. Ahantu impondo iba haba hari amoko menshi y'ibinyabuzima bikorana hagati yabyo. Muri ibyo harimo izindi inyamaswa nini z'impigi kandi ziba zishobora kuzibangamira. Ingwe ishobora kurya utwana tw'impondo. Iyitwa Calico nayo ishobora kumera nk'impondo, ikagira amabara nk'ay'intare. Ihanganira ibyo kurya bimwe n'impondo ndetse ikaba yayica. Imbwa z'ishyamba zigendera hamwe ari nyinshi, nazo iyo zibonye impondo zirayirukankana, zayifata zikayica. Impyisi nk'inyamaswa zihiga icyo zishoboye cyose, nazo ntizorohera impondo. Hakiyongeraho inzoka z'inziramire zishobora kumira impondo ntoya n'ibisiga bya kagoma mu kirere. None se ni gute impondo yihagararaho mu guhangana n'umubare ungana utyo w'abanzi bakomeye? Umuvuduko wayo uri hejuru ku buryo ishobora gusimbuka igendera kuri kilometero 80 ku isaha. Kuba igororotse nabyo birayifasha kuko ikoresha amaguru yayo maremare igahindura ibyerekezo ako kanya. Izikurira cyane ku buryo iyo bibaye ngombwa ihita izamuka hejuru mu giti igahunga ibiyihiga ku butaka. Iyo ibonye nta yandi merekezo isigaranye, amahitamo yonyine ari ukurwana, ubwo nyine irabikora yifashishije inzara zityaye n'amenyo.
tuvuge no ku bakeba bayo. Imondo iba ihangana ifunguro na kereko binganya ubunini. Inturo nubwo ari nto ariko zigira ifunguro rimwe n'imondo. Ibisiga bya kagoma hamwe n'ibihunyira bihiga imbeba, hakiyongeraho inzoka zikoresha kwizingira ku muhigo n'izifite ubumara. Izo zose ni inyamaswa zihanganira ifunguro n'imondo. Reka kandi turebe ukuntu imibereho y'imondo yuzuzanya n'ayandi moko y'inyamaswa zituranye nazo, ari byo bita symbiosis. Kuba zirya umubare munini w'imbeba buri mwaka bigabanya umubare wazo kugira ngo zitangiza imyaka. Kuba imondo zikiri ntoya ziribwa n'inyamaswa z'impigi bikomeza uruhererekane rwo kuryana mu gasozi. Kuhaba kw'imondo bigaragaza ko ibishanga bibungabunzwe neza. Noneho turebe uko zibanye n'abantu. Kuba zirya imbeba bituma imyaka y'abantu bahinga ibasha kwera. Kuba tuzisanga muri za pariki bituma igihugu kirushaho kwinjiza amadovize. Mu bihugu byinshi bya Afurika, imondo usanga ifite icyo isobanuye mu muco. Muri Misiri ya kera wasangaga bakunda gushushanya imondo ahantu hatandukanye, bigaragaza ko bashobora kuba barazororaga mu rugo cyangwa bakazifashisha mu guhiga. Mu mico imwe n'imwe, imondo ifatwa nk'ikimenyetso cy'ubwiza n'ubuhanga mu guhiga. Mwibuke ya mazina y'abantu n'ahantu twigeze kuvugaho. Ibi tuvuze bigaragaza imibanire myiza y'abantu n'imondo. Ariko hari aho abavuzi ba gakondo bifashisha bimwe mu bice by'imondo mu kuvura indwara, nubwo muri iki gihe bifatwa nk'ibitizewe kandi bikaba bitanemewe n'amategeko. Ku rundi ruhande ariko, abantu ntibabura no kugirana amakimbirane n'imondo baziziza ko zibikira amatungo, cyane cyane nk'inkoko. Nanone hari n'aho bavuga ko zaba zica ihene, intama cyangwa inyana z'imitavu, nubwo nta gihamya gihari cy'uko koko imondo zakwica ayo matungo ayirusha ubunini. Tugaruke rero kuri bya bibazo twigeze kwibaza tugitangira. Ese byari ngombwa ko abantu birirwa bikingiraniye mu nzu iyo baza kumenya ko inyamaswa yihishe mu matafari ari mu mbuga yabo ari imondo? Ese byari ngombwa ko bahuruza abashinzwe umutekano ngo baze kuyirasa? Amabwiriza y'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ari nacyo kireberera inyamaswa z'agasozi RDB avuga ko iyo umuntu yisanze mu kaga ko kuba yakwicwa n'inyamaswa, icyo gihe harengerwa ubuzima bw'umuntu niyo byaba ngombwa ko iyo nyamaswa ipfa. Ariko kandi igihe cyose haba hagomba gukorwa ibishoboka byose kugira ngo iyo nyamaswa nayo irengerwe. Abantu ku giti cyabo nta burenganzira bafite bwo kwica inyamaswa batekereza ko ibabangamiye. Bikorwa n'inzego za leta zifitiye ububasha mu gihe bigaragaye ko byihutirwa kandi akaba nta bundi buryo busigaye. Kuri ya mondo twigeze kuvuga yiciwe i Huye, aya mabwiriza yarakurikijwe. Ariko iyo haza kubanza kugenzurwa bakamenya ko iyo nyamaswa atari ingwe ahubwo ari imondo, ntekereza ko bitari kuba ngombwa ko bayirasa. Bari kuyireka bakayirindira umutekano kugira ngo hatagira umuntu uyihohotera, byagera nijoro ikahava ikigendera. Cyangwa se bakayitera ikinya barangiza bakayijyana mu ishyamba kure y'ahatuwe n'abantu. Habayeho kutamenya. Iki ni igitekerezo cyanjye. Nawe watanga icyawe muri comment section. None se bikomeje gutyo ubwo imondo ntizacika burundu, dore ko n'ubu abazizi ari mbarwa? Muri iki gihe ku rutonde rwa IUCN, imondo iri ku cyiciro cyitwa Least Concern. Bisobanuye ko zitaragera ku murongo utukura, bityo tukaba tudakwiriye kugira impungenge ko zishobora gucika ku isi mu bihe bya vuba. Gusa ibi siko bimeze mu duce twose, kuko hari aho usanga zarahahoze none ubu zikaba zitakihagaragara. Muri Afurika y'Uburasirazuba n'Amajyepfo ziracyahari ku bwinshi. Umubare wazo ukomeje kugabanuka cyane cyane muri Afurika y'Uburengerazuba. Naho muri Afurika y'Amajyaruguru hari aho usanga zaracitse burundu, cyane cyane mu bihugu bya Maroc, Algeria na Tunisia. Hari n'aho
usanga amatsinda y'imondo yaragiye atatanywa bitewe n'imiturire itita ku bidukikije, ubuhinzi n'ubworozi, ku buryo guhura ngo zikomeze kororoka biba ikibazo cy'ingorabahizi. Ibi bituma ubuturo bw'imondo bugabanyuka cyangwa se abahinzi n'aborozi bakazitega izindi bakaziroga zigapfa. Izindi mondo zijya zipfa zambukiranya imihanda, imodoka zikazigonga. Ikindi kibangamira imondo ni ubucuruzi butemewe n'amategeko, aho abantu bazigura mu buryo bwa magendu bakazijyana kuzorora mu rugo. Nyinshi muri zo usanga zipfa imburagihe kuko baba batazi kuzitaho. Nanone kuzororera mu rugo bituma zitororoka kuko ziba zidahura n'izindi. Ibice by'umubiri w'imondo cyane cyane uruhu bikoreshwa mu mihango gakondo no mu buvuzi, bigatuma zikomeza guhigwa cyane ngo ziravura kandi mu by'ukuri bidafite ishingiro. Ibi bikwiyongeraho gutwika ibishanga no kubangurira imondo zamenyereye kuba mu rugo ku mondo z'igasozi, bigatuma havuka izifite intege nkeya. Ibyo ni bimwe mu bibangamiye gukomeza kubaho kw'imondo. Ariko kandi abashinzwe kurengera inyamaswa bakomeje gukora byinshi ngo barengere imondo, hakubiyemo gukora ubushakashatsi, kurinda ubuturo bwazo, kwigisha abaturage ko imondo atari ingwe ntoya, no kwigisha aborozi b'inkoko gukora ibiraro bikomeye ku buryo imondo zitabarira inkoko. Ikindi ni ugukomeza kwigisha abaturage ko ibyo bavuga ngo imondo iravura, uruhu rw'imondo rufite izindi mbaraga, nta shingiro bifite. Nawe ukurikiye Inyamaswa TV hari icyo wakora. Zirikana ko imondo zikwiriye kuba mu gasozi, si mu rugo rw'abantu. Imondo si ipusi. Ntuzigere ugira uruhare mu bucuruzi cyangwa ubuvuzi bushingiye ku mondo. Gira uruhare mu kubungabunga imondo. Ikintu cyoroshye nyamara gifite agaciro wahita ukora nonaha ni ukoherereza iyi video abantu benshi kugira ngo nabo bamenye iyi nyamaswa, hato batazava aho bayica bibwira ko ishobora kubagirira nabi. Imondo itwibutsa ko kugira ngo ugire icyo ugeraho bidasaba kuba uri munini nk'intare cyangwa kuba uzi kwiruka nk'igitarangwe, ahubwo bisaba kumenya icyo ushoboye kurusha ibindi, akaba ari cyo ushyiramo imbaraga. Niba twifuza kuzakomeza kubana n'imondo n'ab'ibisekuruza bizaza bakazayibona isimbuka mu bishanga no mu mikenke, tugomba kuyirinda. Murakoze kureba.